yadusigiye itegeko ngo dukundane nk'uko yakunze itorero, ugirire neza mugenzi wawe muraho bantu b'Imana. Ndatekereza yuko muri amahoro amuherereye n'imiryango yanyu. Uyu ni wa mwanya duhuriramo gusangira ijambo ry'Imana. Ndabanza gushima Imana ko kubwanyu mwese ko muri amahoro, kandi mbashimira buryo mukomeza gushishikarira umwanya wo gusenga aho muri mu ngo iwanyu. Ndashimira abakozi b'Imana, abadiyakoni badufashije mu ijambo ry'Imana mu byumweru bishize, ndetse n'umushumba wadufashije icyumweru cyo hirya, umushumba wungirije mu burengerazuba. Dukomeje gusenga Imana kandi turizera ko ibi bihe bizagira iherezo, ariko aho muri n'imiryango yanyu turabasaba n'ubundi gukomeza nyine kuzirikana ko ku mukristo tugomba kuba mu mwanya wo gusenga no kudatwumva ijambo ry'Imana uko bishobotse. Ndanabashimira ko mukomeje gushishikarira gukora umurimo w'Imana. Nubwo turi muri ibi bihe bimeze gutyo, raporo zitugeraho tugenda tuzibona ko umurimo w'Imana mukiwufite ku mitima yanyu. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo rero dusangire ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganiraho riboneka mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 13 uhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, kamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndico. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ku mbaraga z'urukundo. Urukundo ni iki? Mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya mu bice 5 umurongo wa 22 dusanga urukundo ari imbuto y'umwuka, kandi Imana ikazatubaza ko twabibye iyo mbuto mu mitima y'abandi bantu. Yesu yigisha ijambo ry'Imana nkuko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Yabwiye abigishwa be mu bice 10 umurongo wa 42 arababwira ngo kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanje, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Urukundo ni imbuto y'umwuka. Hari umuhanga wavuze ngo niba ushaka kutagira ikintu uzatakaza mu buzima bw'iteka, ujugihwa undi. Uburyo bwiza bwo kubitsa ku Mana ni ugutanga umuntu agaha undi. Iyi mbuto y'urukundo tugomba kuyibiba mu bandi bantu, kubera yuko Imana izatubaza uko twayibibye mu mitima y'abandi bantu. Iyo dusoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa 34, Bibiliya itubwira amagambo avuga ngo umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muza kunsura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Maze ngo abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, ryari twakubonye ushonje tukaguha icyo kurya? Ryari twakubonye ufite inyota tukaguha icyo kunywa? Ryari twakubonye uri umushyitsi tukagucumbikira? Ryari twakubonye uri mu nzu y'imbohe tukaza kukureba?
umwami ngo azababwira ati birya byose mwakoreye abantu burya ni jye mwabikoreye. Ijambo rya kabiri tubona urukundo ni ikimenyetso cy'ibihe. Imana ishobora kudushiriraho ibidupima kugira ngo irebe yuko tuyikunda. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu bice 24 umurongo w'12, umwami Yesu avuga ku bihe yaravuze ngo kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo ni ikimenyetso cy'ibihe. Nta kizabuza ko tugenda duhura n'ibihe bikomeye nk'ibi turimo, ariko nanone nk'abantu basenga ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu bice 8 umurongo wa 35, yarababwiye ngo niki cyantanye n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa no kwambara ubusa cyangwa n'inzara cyangwa n'inkota cyangwa no kurenganywa. Paulo aravuga ngo kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijepfo, abwira Abaroma arababwira ngo nta kintu na kimwe kibasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Nagira ngo mbabwire ko nubwo turi mu bihe bisa naho bigoye, ariko tugomba kwerekana urukundo dukunda Imana. Imana ishobora kudushiriraho ibidupima kugira ngo irebe yuko tukiyikunda. Nta kintu na kimwe gishobora kubaho gitunguranye ku Mana. Ikintu cyose kiriho kiba gifite impamvu. Ntabwo tuzi niba iyi corona yaravuye ku Mana cyangwa yaravuye kuri shitani, ntidushobora kubimenya kandi si ibyacu, ariko ikizwi cyo nuko nta kintu na kimwe gishobora kuba Imana itabizi. Ariko muri ibyo byose hari ibintu Imana ibishaka kwigisha abantu bayo. Tugomba kuyikunda nubwo bimeze gutyo, kandi tugomba kuyisenga, tugomba no kuyikorera. Ijambo rya gatatu dusanga urukundo ni umurunga wo gutungana kose, aho urukundo ruri rugategeka abantu bagirana ubumwe budasanzwe. Ijambo ry'Imana ritwereka ko abakristo bo mu itorero rya mbere bagaragaje urukundo rwabo mu gufasha abandi. Ni amagambo tugenda dusoma mu ijambo ry'Imana hariya mu byakozwe n'intumwa iyo dusomye nko mu bice 2 umurongo wa 44. Bibiliya iravuga ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu wese akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama, bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera bakizwa. Urukundo rugomba kugaragarira mu bikorwa. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo uburyo bwiza bwo gukoresha ubuzima no gukunda, aravuga ngo uburyo bwiza bwo kwerekana urukundo no gutanga, aravuga ngo igihe cyiza cyo kubikora n'ubu. Abakristo mu itorero rya mbere bagaragaje urukundo rwabo mu gufasha abandi. Iyo dusoma ibyakozwe n'intumwa mu bice 4 umurongo wa 32, Bibiliya iravuga ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Kuri 34 akavuga ngo nta mukene wababagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishikiriza intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Urukundo ni umurunga wo gutungana, aho urukundo ruri rugategeka abantu bagirana ubumwe budasanzwe. Itorero rya mbere ryagaragaje ubumwe bwaryo mu gufasha abandi. Ikindi jambo ry'Imana ritwereka yuko urukundo rusiga umurage. Uburyo wakunze mu buzima nibyo bizasigara bivuga utakiriho. Mu ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 tuhasoma inkuru z'umuntu witwa Tabita. Bibiliya iravuga ngo kandi Yopa hari umugore wo mwigishwa witwa Tabita, bisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore ngo yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ngo ararwara arapfa, bamaze kumwuhagira bamushira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko iruda hari bugufi bw'Yopa abigishwa bumvise ko Petero ari
bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Imana ishimwe. Urukundo ruzahoraho kandi ruzasiga umurage. Uburyo twakunze mu buzima nibyo bizasigara bivuga umuntu atakiriho. Ijambo ry'Imana twasomye hano mu rwandiko rw'Abikorinto twasanze urukundo n'impano iruta izindi. Byavuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu kavuga n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, ngo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurusha byose agaciro. Turimo turavuga ku mbaraga z'urukundo. Urukundo ni impano isumba izindi. Bibiliya iravuga ngo kuvuga indimi bizarangira no guhanura nabyo bizarangira, ubwenge nabwo buzakurwaho, ariko urukundo ruzahoraho iteka ryose. Hari umwanditsi wasobanuye iri jambo ryo mu Bakorinto muri iki gice c'13, arishira mu mibare, aravuga ngo 5 gukuramwo 1 hasigara ubusa. Uwo ni umubare w'Imana. Mu mibare y'abantu tumenyereye ko 5 gukuramwo 1 hasigara 4, ariko aya magambo ya Paulo yashize mu mibare aravuga ngo 5 gukuramwo 1 hasigara ubusa. Icyo yashakaga kuvuga uwo mwanditsi ni iki? Yashakaga kuvuga ko impano yo kuvuga mu ndimi hatarimo urukundo ni ubusa. Impano yo buhanuzi hatarimo urukundo ni ubusa. Impano yo kwizera hatarimo urukundo ni ubusa. Impano yo gutanga hatarimo urukundo ni ubusa. Ibyo umuntu yakora byose yitanga hatarimo urukundo ni ubusa. Urukundo ni impano ikomeye mu mpano z'umwuka. Ijambo ry'Imana ritwereka neza ko urukundo Yesu yigisha abwira abigishwa be. Urukundo Bibiliya itwereka ko ari itegeko. Ni amagambo dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 13 umurongo wa 34. Gukunda ni itegeko. Yesu aganira n'abigishwa be yarababwiye ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banje ni mukundana. Urukundo ni itegeko. Yesu aduha itegeko rishya, aravuga ni itegeko ryo gukundana. Ijambo ry'Imana ritwereka neza ko tuzagenzurirwa ku mbuto z'urukundo. Nabaye nk'uzivuga, tuzagenzurirwa ku mbuto z'urukundo. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu bice 2, uhereye ku murongo wa 1 tuhasanga ubutumwa ku itorero ryo mu Efeso ukageza ku murongo wa 7. Hatwereka yuko tuzagendurirwa ku mbuto z'urukundo. Imirimo yose abantu bazaba barakoze ariko batayikoreye mu rukundo bakunda Imana ku munsi w'amateka izagawa. Bibiliya iratubwira muri kino gice, haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso uti ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyengeso mbi nuko wagenzuye abita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Umurongo wa 4, ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Iyi mirimo yose abantu bazaba barakoze ariko batayikoreye mu rukundo bakunda Imana ku munsi w'amateka izagawa. Urukundo ni ingenzi mu buzima bwacu. Urukundo ni ubuzima. Ni ubuzima tugomba kubamo. Ubuzima bw'abarokore, ubuzima bw'abakristo bugomba kuba bushingiye kuri iki kintu cyitwa urukundo. Hari ijambo ry'Imana Paulo yanditse mu rwandiko rw'Abaroma mu bice 13 uhereye ku murongo wa 8. Yaravuze ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda abasohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'andi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Ndagusoza nagira ngo mbabwire ko urukundo ni ingenzi mu buzima. Imana yaturemye mu buryo umuntu ashobora gusabana n'abandi. Uburyo bwiza dushobora gukoresha impano zacu
tugomba kubikora tugaragaza urukundo muri byose. Nubwo turi mu bihe buri muntu wese asa naho ari iwe mu rugo, ariko tugomba kuzirikana ko muri ibi bihe turimo harimo na bene data hirya no hino bafite ibibazo. Ndabizi twese ubu ngubu nta kazi, nta ufite umurimo. Ngira ngo n'abahembwaga umushahara wenda kuzawubona muri iki gihe, kubera yuko nta kazi kakozwe bizagorana. Ariko ndagira ngo mbabwire ko igihe cyiza cyo gukunda ni ugukunda igihe kitari cyo gukunda. Iki nico gihe abarokore, nico gihe abakristo tugomba kwerekana urukundo rwacu. Nsoma natekereje kuri iri jambo, naritekerejeho cyane, ntekereza kuri iki kintu. Byashoboka yuko muri kino gihe umuntu yaba afite urwitwazo akavuga ati nanjye nta kundi nabigenza twese. Ariko ndagira ngo mbabwire ko iki nico gihe cyo kwerekana urukundo, kandi uzabikora neza akabyitwaramo muri kino gihe afite ingororano nyinshi ku Mana. Ndabifuriza ubuzima bunesha. Muri uru rwandiko rw'Abakorinto igice c'13 kigabanijemwo ibice bitatu. Uhereye mu gice cya mbere, Paulo avugamo kunesha k'urukundo, avugamo agaciro nako k'urukundo. Naho navuga indimi z'abantu, arerekana agaciro k'urukundo. Naho navuga indimi z'abantu, naho navuga iz'abamarayika, ndafite urukundo. Aratwereka agaciro k'urukundo. Mu gice gikurikiyeho Paulo aratwereka ko urukundo rushamikiyeho izindi mbuto zigeze muri 14. Abasobanuro bakavuga ko 7 ni imbuto umuntu yisangije, nizawe mu buryo buri individuelle, mu buryo bw'umwihariko, nizawe wenyine zigufasha zigutunga. Ariko izindi 7 nizo umuntu ashobora gusangira n'abandi bantu. Aza gusoza iki gice avuga kukunesha k'urukundo. Imana idufashe kuba abantu banesheje, nubwo ibihe bitoroshe, nubwo ibihe bigoye. Hari ingororano ku bantu bakunze. Twazivuze hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo. Yesu azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze murage ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Gukunda bizasiga umurage. Uburyo twakunze mu buzima nibyo bizasigara bivuga umuntu atakiriho. Iyo umuntu apfuye ntabwo bavuga yuko yari afite amazu menshi, ntabwo bavuga ko yari afite amafaranga menshi muri banki, ntabwo bongera kuvuga cya cyubahiro yari afite, ntabwo bavuga amadiplome yari afite, ntabwo bavuga amashuri yize. Ariko igisigara kivugwa iyo umuntu yagiye, basigara bavuga imirimo yakoranye urukundo. Doroka n'umwe mu bagore bo muri Bibiliya w'intangarugero wabayeho mu gihe cy'intumwa za Yesu. Akora imirimo myiza kandi y'urukundo. Amaze gupfa, abapfakazi n'abandi bantu yafashije ngo baraza basanga Petero, baramubwira bati, turashaka Doroka. Turamushaka. Ngo berekana imyenda, berekana imirimo ya Doroka barayerekana. Babwira Petero bati, turamushaka. Cyari kibazo, ryari ihurizo rikomeye cyane. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko Imana iza yumva amasengesho. Doroka yongeye kugaruka muri ubu buzima. Nubwo tutazi byinshi ku iherezo rye, ariko imirimo yakoranywe urukundo izahora yibukwa iteka ryose. Ndabifuza gukorera mu rukundo, kandi ndabifuza gufashanya uko mubonye uburyo. Ibyo dukora byose tubikore mu rukundo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ni urukundo. Iyo ni kamere y'Imana. Imana yatweretse urukundo ubwo yatangaga umwana wayo ku musaraba akaza gupfa ku bwacu. Yesu arakubaza uyu munsi ngo niki watanze kugira ngo abandi bantu bakizwe? Imana izatubaza uko twabibye iyi mbuto y'urukundo mu mitima y'abandi bantu. Niryo jambo numvaga twasangira kuri uyu munsi. Urukundo. Urukundo ni ingenzi mu buzima. Tugomba kwikuramwo ibihome by'urukundo mu buzima bwacu. Satani ashobora kubaka ibihome. Yesu abwira abigishwa be yarababwiye ngo kuko ubugome buzagwira urukundo ruzakonja. Tugiye gusenga Imana, kandi umuntu wese wumva atangiye kugabanukirwa mu rukundo, turafatanya muri iri sengesho. Usaba Imana uti, Imana nyongerera urukundo, nsubiza mu rukundo rwa mbere nka ririya torero ryo mu Efeso ryabwiwe ngo hari icyo mwakora, nimugaruke mu rukundo rwa mbere. Ni itorero ryabayeho mu buzima, barigereranya n'itorero ry'intumwa za Yesu, ryakoreye mu rukundo rwinshi, ariko riza guhura n'ibihe. Yohana ngo aze kuribona ari Patimo, abona ryaragabanukiwe risigaye mu mirimo. Hari igihe itorero risigara mu mirimo igaragara ku maso y'abantu, ariko imbuto y'urukundo yaramaze gukama. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ndafite urukundo, ntacyo naba ndico. Nubwo nagira impano y'ubuhanuzi, twemera ubuhanuzi, ngo nkamenya ibihishwa byose n'ubwenge bwose, ariko ndafite urukundo, ntacyo byamarira. Nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko ndafite urukundo, ntacyo byamarira. Nubwo natanga ibyanjye ngo ngaburira abakene, ariko ndafite urukundo, ntacyo byamarira. Nubwo nakwitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko ndafite urukundo, ntacyo byamarira.
Imana idufashe kuba dufite iyi mbuto y'urukundo mu buzima bwacu, kandi Imana idufashe kubwira ijambo. Mwakira ijambo ry'Imana, reka dusenge. Imana nyiribihe, uri Imana itegeka ibihe. Ndagushima ko utajya utungurwa n'ibihe. Ni wewe waremye ibihe kandi ubiha gusimburana uko biri. Mu bihe byose tuzi yuko uri Imana. Ibihe byose bibaho ubizi, ariko icyo tugukundira nuko mu bihe byose uko byaba bimeze utwereka urukundo rwawe. Turagushima ko washyize mu mitima y'abantu imbuto y'urukundo. Turagushimira ko waduhaye impano isumba izindi. Turagushimira ko nubwo izindi impano zose zizarangira, guhanura ngo kuzarangira kukagira iherezo, ubwenge nabwo ngo buzakurwaho, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo urukundo ruzahoraho ibihe byose. Turagushimira ko imirimo yose yakoranywe urukundo izahora yibukwa iteka ryose. Turasengera itorero ryawe muri ibi bihe turimo, gukorera mu rukundo, gukorera mu mbaraga z'urukundo, kumenya agaciro k'urukundo, kumenya ko urukundo ari isoko y'ibintu byose. Fasha umuntu wese wumvise iri jambo kandi utugirire neza. Ikiganza cyawe cyiza gikomeze kubana na buri wese, kandi uwo wese ufite ikibazo kimugoye, cyaba ikibazo cy'umubiri, cyaba ikibazo cy'umwuka, turamusengeye. Uwo wese uciye bugufi, uwo wese ubyifuza, uwo wese dufatikanije muri uyu mwanya, umugirire neza, umurebe neza. Ikiganza cyawe cyiza gikomeze kubana n'abantu bose, ubane n'abanyarwanda muri ibi bihe. Kandi Imana turabizi neza ko hari imirimo uhaye ukora. Dufite ibyiringiro no kwizera yuko bidatinze iyi minsi uzayishyiraho iherezo. Turabizi neza ko muri ibi bihe hari benshi batabasha kubikomereramo, hari benshi bari babayeho kubwo busabane bwabo n'abandi bantu, ariko hari icyo wakorera itorero ryawe, hari icyo wakorera bene data. Uturinde gusubira inyuma no gucika intege, ahubwo uduhe kugwiza imbaraga, dutumbira Mwami imbere, dutumbira imbere hazaza, kuko tuzi yuko ibyiringiro byacu ariho biri. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kubana n'abagusenga bose. Icyubahiro kibi cyawe, niko mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwami Yesu aravuga ati, imirimo yawe yose n'umuhati wawe no kwihangana kwawe warenganira izina ryanjye. Niwacogora ariko hari icyo mugaya, waretse urukundo rwa mbere. Umwami Yesu aravuga ati, imirimo yawe yose n'umuhati wawe no kwihangana kwawe warenganirijwe izina ryanjye. Niwacogora ariko hari icyo mugaya, waretse urukundo rwa mbere. Wiwavuga gukunda Imana, udakunda mugenzi wawe, kuko urukundo ari itegeko ry'Imana. Wiwavuga gukunda Imana, udakunda mugenzi wawe, kuko urukundo ari itegeko ry'Imana. Tuzanagurwa amarira twarize muri iyi si, nidukora neza n'ukuri tuzagororera